Mu karere ka Nyagatare harimo kubera ibikorwa byo kumena inzoga byagaragaye ko zitujuje ubuziranenge. Ku ikubitiro hamwe inzoga zo mu ruganda BSK Valence Limited zo mu bwoko bwa Afiabora zifite agaciro ka miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda, zikaba zengerwa mu kagari ka Barija mu murenge wa Nyagatare. Ubwo hamenwaga izi nzoga, bamwe mu baturage bavuga ko batari bazi ko izi nzoga zigira ingaruka ku buzima bwabo, ariko ngo kuva uyu munsi bagiye kujya batangira amakuru ku gihe ku wagaragara azikora aho yaba aherereye hose. Byakiriye neza cyane kubera ko ibiyobyabwenge badukoreye ntabwo byari byemewe. Noneho turarebye turasanga dusanga icyo bamutegetse atari cyo yadukoreye. None twahisemo kubitwikira hano kugira ngo biteshwe agaciro. Ubwo mubitwikira ubwo rero ni ukuvuga ngo iki gikorwa dukoreye aha ni cyiza cyane, nta muntu uzongera gukora ikintu cy'ikiyobyabwenge. Ubwo niba ashaka gukomeza akore ibitegetswe, ibyubahirijwe n'amategeko. byakeye neza kuko ibi ni ibintu byangiza urubyiruko, kuko akenshi usanga zarabakoronije cyane. Kuko wanyweye ibi bintu bimeze gutya no gutekereza yasinze ntabwo atekereza, kuko ingaruka nyinshi tugiye tuzibona. Iyo bamwe babinywa tugiye tunatubabura kuba babaye, rero twafashe umwanzuro nk'uyu nguyu. Urumva ari iby'ingenzi rwose, ari ibishoboka cyane bakomera amashyi. Umwana nababwira bwo rwose ibi ni ibintu byo kureka bakabikoreshaka ibintu bakora, kuko inzoga za Bralirwa zirahari, bagomba kuzicuruza, na Skol zirahari, bagacuruza mbese ibintu byemewe bifite ubuziranenge butateze umuturage mwiza mu kaga wenda. Ibi bintu by'imaka nabyo bashobora kuba bitiratangiriyeho, bafite wenda ikintu cya original akarijyana mu ruganda akagikora neza, ariko ibikurikiyeho nyuma yabyo ugasanga agenda kuri batuma tubona n'ubundi izi nzoga zisanzwe zinywebwa twanazikunda cyane, turakira abazi bamwe na bamwe, ariko bimaze kugaragara ko inzoga yatwengeraga sizo yasabye kudukorera. Kuvuga ngo niba usabye inzoga gukora abaturage icyo kunywa ukakigaragaza, leta ikavuga ko abaturage bemerewe kukinywa, wowe ugahindura abaturage, bigaragara ko wari urimo nko kubaroga. Ubwo rero iyo leta yahisemo ikavuga iti iki gikorwa nticyari cyiza, niyo itureberera, leta niyo mubyeyi wacu, iyo ivuze iti iki kintu ni mu gikore turagikora kuko niyo uburenganzira bwayo. Iyo rero itubwiye iki kintu ntimwongeye kugikora kuko kirengeje ku iteko cyangwa se kiraganisha ubuzima bwanyu ahantu habi, twe twumva ko byarangiye. Niyo mpamvu twitaba iki gikorwa kugira ngo dukore bya bigaragara nk'umwanda. Biratubaje kuko urumva n'uyu muntu nawe n'umuryango we n'amafaranga batakajemo ni menshi, natwe bagikoreshaga ntitwishimye, ariko gusa kuko ari uko bimeze turabyakira muri rusange. Urumva twe nk'abaturage tubaza ibintu byinshi, tubaza se niba uyu muntu yakoraga ibintu bitemewe, iyi maka yikura hehe, ninde umuha uburenganzira bwo gucuruza? Naho tukagaragaza ko bo bakavuga ko ibyo bamwemereye gukora wese ibyo akora, ese abashinzwe kubigenzura bo babigenzura mu gihe kingana gutya ko ibintu bitemewe bagenzuraga, babigenzura bate? Ikibazo ati ibyo ari byo byose leta niyo ifite ukuntu yabibonye, ifite ukuntu ibikontora twari tubizi, ni nayo yabivuze tukinywera tuzi ko nta kibazo. Ikigaragara leta ifite ukuntu bitekereza, twebwe muri twe nta kibazo dufite, gusa kuba leta yabikozeho ikigo no gukora mu burenganzira bwayo turabyakira n'amafaranga. Byahise biragaragara ko niba twari tuzi ko izi nzoga zemewe tukaba twazinywa tunazikunze, biragaragara ko n'ibyo turya birimo. Hari abafite imigati, amandazi, byose bakora babiyemerewe, ugasanga bavuze ko bagomba gukora amandazi wenda arimo umusemburo runaka, cyangwa se umuntu mu bantu ugashyiramo tangawizi nayo izagushyiramo umubirizi cyangwa ibintu runaka. Ndavuga ngo n'ibindi bintu runaka leta igomba gushyiramo ingufu kugira ngo icukumbure imenye hahandi yahaye uburenganzira, ese ubwo burenganzira yabahaye irabukoresha cyangwa bakoresha ubundi bishakiye. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bugaragaza ko uru ruganda rwagaragazaga ahantu n'ibikoresho byujuje ibisabwa, ariko ngo rugakorera mu gikari ahantu hari umwanda n'ibikoresho bitajyanye n'igihe. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliet avuga ko izi nzoga zongera zikagira ingaruka ku buzima bw'umuturage no guteza umutekano muke mu baturage. Yongeraho kandi ko abantu badakwiye guceceka ahubwo bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo bahagarike uwagerageza kuzikora aho yaba ari hose. Murakoze cyane. Izi nzoga zimenywe kubera ko FDA yasanze zidafite ubuziranenge, kandi n'ubundi zari zihari zikoreshwa hano, ndetse no gusura natwe bakatwereka uko uruganda rukora.
tugasanga hari ibikoresho bishya bidakoreshwa, hari n'ibindi bitagomba kuba biri mu gukoreshwa ari byo bagiye bakoresha mu gihe bagiye bakora, kuko basabye uburenganzira bwo gukora baranabuhabwa, yewe n'ibikoresho birahari ariko bakoreshaga ubundi buryo butari ubwemewe. bamaze gusura uruganda ariko twasanze nta bintu birimo bigaragara ko uruganda hari bimaze igihe rudakora. Mwe mwabibonyemo iki mugenzi cyangwa se mucyo mwabashije kubona? Nuko hamaze iminsi hafunzwe n'ubundi hatakoraga, nyuma y'uko bahafunze ntabwo twahise tujya mu gikorwa cyo kubyangiza, byangijwe uyu munsi, hamaze iminsi hafunze, niyo mpamvu tutasanze hari inzoga tubona ziri mu magunguru cyangwa mu masafuriya aho babitetse, kandi aho babitekeraga hose mwahabonye, ku buryo ariyo mpamvu twasanze n'ubundi hari ibi bifunze, byari biri mwabibonye ko handitseho ngo ready to drink, nyine abantu biteguye kunywa uwo mwanya bashobora gukoresha, ariko ibyo bakoraga byo ntabwo twabihasanze. Iki gikorwa ni igikorwa gikomeje, nubwo tutahita tubabwira ahandi, ariko hari ahandi twagiye tubona, naho tuzakomeza dukorane, muzakomeza muhabwe amakuru, aho n'ubundi iki gikorwa mwabonye ko kirimo kuba no mu gihugu hose, turimo tugenda dukurikirana kugira ngo turebe inzoga zirimo gukorwa niba kuko zujuje ubuziranenge, ariko nyuma yo kubikora habeho no kuba twigisha abaturage, nk'uko mwabonye ko twahamagaye abaturage benshi kugira ngo tubigishe bamenye ububi bw'izi nzoga, bamenye uko zikoze, ko zakozwe mu buryo butemewe, ariko noneho banamenye ko bitera kuba abantu bagira ubuzima bubi, aho uwazinyoye kenshi usanga hari indwara zitandura yandura, ndetse no kuba abantu bashobora kurwara n'izindi harimo za kanseri, ndetse no kuba ibyaha bishobora gukomoka ku kunywa izi nzoga, aho uwazinyoye ashobora kugira ubusinzi bukabije, yakwiroha mu byaha byo gukubita no gukomeretsa, ndetse n'ibindi byaha bishobora kugaragara mu gace. Murakoze cyane, uko twabonye twaganirije abantu, dukomeje n'ubundi buryo bwo kuganirira abantu, ndetse tunabashimira ko mudufasha mu buryo musanzwe mukoresha bwo gutangaza amakuru, aho dufite ibiganiro turimo kugenda tubwira abaturage bacu bose ko baduha amakuru mu nteko z'abaturage. Ku wa kabiri byarakozwe kuko n'ubundi byari byagaragaye mbere, n'ubu turakomeje, ndetse na ya makuru ki mu midugudu dukorana na RBA, nabyo turakomeza tugatanga ubutumwa, ndetse namwe nk'ibinyamakuru dukorana hano mu karere turabasaba namwe ubwo bufatanye no gukomeza gufatanya kugira ngo dutange amakuru, ndetse tunashake amakuru aho ari hose. Nk'urubyiruko mwabonye rwaje aha narwo rwiyemeje gutanga amakuru no gukomeza gushaka ahantu hose hashobora kuba harimo kwengerwa izi nzoga zirimo kugaruka ubuzima bw'umuntu, ko ari inzoga zirimo kwangiza ubuzima bw'umuntu. Iyo tubonye inzoga zitemewe ndetse n'ibindi, uwo mwanya tubwira abantu ko bikurikirana kugira ngo barebe niba koko nta bibazo bakagize, kuko hari ubwo wasanga umuntu wenda avuga ati nasomyeho ejo, nasomyeho uyu munsi, ariko hakaba hari umuntu wari warabigize nk'umuco buri munsi avuga ati sinareka kunywa fiyabora, ajye kureba niba nta kibazo yagize, kuko twabonye ko tweretswe ko zakozwe mu buryo butujuje ubuziranenge. Itegeko nimero 059 rya tariki 4 z'ukwezi kwa 12 2023 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'132 bivuga ko gukora, gukwirakwiza ibintu bitujuje ubuziranenge bishobora kwangiriza ubuzima bw'umuntu. Iyo ubikora abihamijwe n'urukiko ahanishwa n'igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 3 kugeza kuri 5.